Nk'ubu ngubu unajya kubona mbona onyereje video ya disikiremo umungu yibereye magirage urakomeza kumufunga umubaza iki nakwerekaga ntago wamubabariye oya nagiye nkwereka yuko hari gihe rimwe na rimwe bavanga Nyamabondo avuga nta wamuvuze nagiye nkwereka ibyo yamvuzeho akoze ko yibereye magirage waretse akaba yirohokera mu mahoro aruka amahoro se yarapfuye ariko hariya ntago haba horoshye ni mu irimbi ry'abazima ko ujye ntago araba igikarara ndashaka kuzajya kumureba ubwo se mwavugana nawe nzamwandikisha ze muri biganiro byanga bikunda n'umugore wamugetaga banteye ko nyibutwe ngo nitwa Nyamuhondo yarakubaza bikomeye nzamwandikisha ajye asubirayo asirikira mureba natwe byajyaga bitubaho munakwandikisha atari waje gusura ukahaza ukabura umuntu ukaza ukabura umuntu akubye ni bibi no buhemu nzi ko mwarangizanyije guki kirimo sinzi ko ibyo wamuye wabiretse reka ngo bimeze bite se sinzi ko ijyana byarangiye ibyande ekirema ahubwo byaratangiye zimwarangizanyije iyo muvugiwe ntabwo urahanyurwa oya naba arwara n'urwo ariho ubu ashaka no kuvuga ngo n'imbere azaza noneho kankwereka kugira ngo wemere Imana idufashije yazaza hano mu mujyi wa Kigali nta nasigaye umuhanda w'igitaka hose haragiye kaburimbo hose haragiye kaburimbo ukungu kiki njye nafunzwe irindwi uzi nasanze biriho ufungwa wafunzwe bina 10 kangahe na gatandatu ugaruka bina 20 kangahe na gatatu wasanze ari iki byahindutse kugira ngo noneho wemere stade amahoro asanze yaruzuye stade amahoro asanze yaruzuye arena yaruzuye convention bayikoreramo Commission se wagiye batarayubatse ibicuruzwa gatatu batarayifungura ariko yaruzuye ariko nyine bakiri mu mafirisaje urabyumva neza ndagaruka nihe wasanze haragiye umuhanda umwe se nasanze hano ikivugizo hose ari imihanda sanga hano Nyamirambo hose ari imihanda sanga Gitega yose ari imihanda sanga cya hafi yose ari imihanda wabyumvishe za Nyamirambo nuvuga ngo ibyo naraje ngira ngo igihugu cyarimutse nagize ngo nshyikiye muri Kenya ku myaka 7 nzi ko wifuza ko nakirema nawe ikora nibyo byifuza kandi mu kwango byibaye byiza yazaza hose harahinduka ariko n'ubundi ni nka stade ya Musanze yaruzuye ni dumi ni umanga ira regional ya Muhanga regional yakiri mu 30 kumva no kumwifuriza ntakarije bimwifurije ese wowe mwifuriza kuzaza nyine nose ari cyo wamufashe reka rero mu kubeshya Patrick ubwo uyu muntu ngaragapfa n'ubundi azapfa ntago ari ubumwije ariko bamushinyaguriye ubwo yanarize ubwo uyu muntu ngaragapfa agahita apfa sicyo tubereyeho se ubwo uyu muntu ngaragapfa agahita apfa tuba tugize imana bana bantu zababazwa ku munsi w'umuzuko nzabazwa bandeze rose wagiye ushinyagurira nta muntu yigeze nshinyagurira ku munsi w'umuzuko uzababazwa kuzakubuza ijuru nawe urabyemera se cyane ntabwo byemera se reka kubyemera nabemera ko umuzuko uzabaho na uciye ariko zikumakanye ntabwo wemera ko hazaba igihe cy'umuzuko nguke ntabwo wemera ko hazaba igihe cy'umuzuko ntabwo byemera kubera iki se muzamupfa uruhongo ibintu bitatu wemera bituma uvuga ko nta muzuko uzabaho ntawe uzabaho mwese muri abantu badutse bajyaye nk'ijuru ribaye ijuru kandi twumva ko bahinoke bagiye badapfuye igihe ryo rifashanyigisho ndabaye Eliya iyi rifashanyigisho kuki se bavuze abantu 3 gusa guki bavuze 3 none se iyo bavuga amajuru mazi bita kugiye kubitangiye ko bazagara yo bita bicanga abantu bicanga abantu oya okagiye by'abantu Patrick wakwemera ko Imana ibaho utakwemera ko Imana ibaho mwese mu bakimwe mubaho kimwe ntacyo mutandukaniye niyo wahisemo kuyihakana we ntago nyihakana sinayemera murandi mido Mandi hagati no hagati abantu bavuga ibyo nuko kenshi bataramba uya none se kunda yo kanya Imana ikintu gitakikubaho kugira ntago nayihakanye navuze ko ndi hagati no hagati ariko hagati no wangu urashyo cyane uko nyine yemera cyawe yakane akurikira ibyo uvuga umuntu atema kuyihakana uvuga ko nta muzuko uzabaho none uvuga ngo gure Patrick nawe se wemera ko uzabaho muzuko se cyane rwose bice muke mu mbaraga z'Imana Patrick wazanye hagati mu musura akabicariye mu mbaraga z'Imana uzabaho imbaraga z'Imana umuzuko uzabaho ategereza itaka rero ngo wewe ko ubupfuye ubu n'ipfuye umwana wanjye muzasigara mukorana nta bindi bintu uzavuga ati so mubazo ko se yapfuye uzabate so twakora ntabwo uzaza mubaza gutyo uzabate so twakoranye neza twibaniye neza nibyo nta bindi
umuzuko w'umuntu n'umwana ubyaye se nibyo mbese umuntu utarabyaye n'amama mukubita igitoki n'ikara aya umuzuko none zishije upfurebe zishije upfurebe ikara bagushyiraho n'igitoki umuzuko uzabaho ibyo byora ntabyo uzi ubuze upfuye ukuntu babaza ababyeyi Patiri Reze ubwo abantu ujya ubona nk'uyu muntu uciye hano ukamucunaguza ngo yataye umwana ubwo urashaka ko mbyara nkabo sindabona ubushobozi bwatunga umwana wereko kuko biri niyo mpamvu bapfuye bavuga ngo bakavuga ngo umuntu wese wabuze ko kana kayabyaranye na kana naza n'umwana cyangwa itangazo oya muzuko uzabaho ahubwo we nuko nyine ubusa byizeye ariko nyine nemera ko umuzuko uzabaho abantu bakoreye Imana byanyabyo bakagororerwa ijuru ahubwo wewe ndakora ko nta cyiza wakoze mu isi niyo mpamvu nyine umuzuko utawemera nta n'umuntu uri hano ku isi wakoze ibyiza ku isi kubera iki se abakora ibyiza turabazi nabona se bajya bakurigira neza umwe atayifa nagakora hejuru yagushyiriraho oya ntago ari ukora hejuru n'ubugira neza bwe ku giti cye nyine ibyo bigira neza nibwo azibukirwa niwe uba wiharura inzira imbere ye nyine niko kugira neza tuvuga reka da ni ukuvuga ngo ibyo nkora ubu niba ari bibi n'umwana wanjye bizamugiraho ingaruka niba ari byiza bizamugiraho ingaruka zo zamugeraho pe oya nazo mbese gukorera ijuru bavuga iki cyavuze nk'umuntu yagize neza wakoreye ijuru ni amaco y'inda ukoreye ijuru uteze nta muntu ujya ukorera ijuru we ntawe ubaho nawe uracangana kabisa ese nawe ubaho gute nta muntu ukorera ijuru kandi ijuru rikorerwa mu bikize none se abantu batanga amaturo mu rusengero batanga n'icyacumi none se ntabwo urabona umuntu yabaye pasiteri yari umutindi ukabona kubera ya maturo yubatsemo inzu yaguzemo imodoka wa ni umugisha Imana yamuhaye ntabwo yubatse mu maturo umuke umugisha kwitaho uwo ari wese utambutse se iyo wanyine wayikoreye wayikoreye iki Imana ndishaka ko muyikorera ibiki cyangwa n'umwakanyi kare nanjye kuba nk'urugero rw'umupasiteri umwe ni na Yongwe yaravuze abana be bize mu maturo ashaka mu maturo yambara inkweto mu maturo akaba se yarafunzwe kubera ari igisambo Ongo uriya we wimubara Yongwe nuko ari wimubara genda ubare nk'abapasiteri abapasiteri undi twemera mu Rwanda harimo twa Gitwaza urumva apotre Gitwaza abagore bajyaga bajya gusengera bagatura imodoka abagabo bakajya kuzizana nabi cyane none se ibyo bigahurira nyine na Gitwaza niwe baga bayihaye none se bayihaye rusengero si igipindi se baga bayihaye rusengero Rwandeze rwa apotre nyine Gitwaza none se urumva harimo Imana nyine ari nk'uwitwa Antoine Rutayisire uramwemera Revera yageze ahajya uriya ni umukire ageze ahajya ariko ntabwo yakuvuga ko amatora atari mabi ntabwo yakuvuga ko amatora ariko ntabwo ari uyarya ntabwo abapasiteri ukwiye kujya utangaho ingero apana kuzana abantu nka Yongwe kangore kugira ngo wemere buriya buriya bintu by'amadini ubona n'amatorero bibamo ibintu byinshi nka mama yageze kugisinga urusengero mama wawe ariko ashinze urusengero byari ariko bataracu za nsengero zo muri karitsiye yego bino bya kompasiyo ibiki none akajya ashaka abapasiteri akabishyira bakaza bakigisha nibo nyine baziciye meze nyine wumve ariko ni ukuvuga ngo abapasiteri hafi ya bose nta n'umwe ukorera n'Imana n'ibisambo gute se so baturongorera abagore wowe baramurongoye wagiye wanjye ntabwo ajya gusenga none se wose ugiye gusenga bararongorwa bari nyine ntabwo nabushishikariza umwana wanjye kujya gusenga rakapo uze ko nta muntu wawe ugiye gusenga na kareka batunzwe rwose dore abantu bari ukumva se ari imihigo ari ibintu byo gushima njyewe hoye bo nibakuru nibamara gusanuka bazajyeyo ariko ntabwo najya gushishikariza umwana wanjye ngo najye kwirirwa yiruka ntabwo mwe ngo mu makarabyo bajye gusenga guke ubahe n'amaturo ahubwo bajye gutura ntabwo icyo gitekerezo bakizana dore ngo bimubaze niba bimubaza ko mbese ugumva nyine ari ibintu byiza urumva urimo gutoza umwana inzira nziza Patrick bamubwira buriya rero ari ibintu butazi Bibiliya avuga ngo toza umwana wawe inzira nziza zane saa atarayiva inzira nziza niyi yo gukorera amafaranga yo gushaka kuya atazabimuka niyo nzira Imana ishobora kuzaguhana igihana no kuvuga Imana ukuntu iteye umva kubwira rero Patrick buriya kubwira buri munsi Imana iri ku buryo bwawe ntabwo iri ku buryo bwanjye niyo mpamvu tudateye kimwe tudafite ubwanjye bumwe tudafite n'ubushobozi bumwe yego kuko Imana Imana ari ya twese atari ya buri umwe buri muntu wese abakize nk'undi abantu baba bangana ariko imbere y'Imana barangana ntabwo ubutunzi ufite Imana ibureba nguki
muri Bibiliya harimo story y'umuntu ngo watuye menshi ariko utuye make Imana yamubwira ngo urabarusha bose. Ibyo narabyumvishe ku kuntu umuntu agiye gutura agaturu 30 undi akajyana amajya 5 cyane. Nubwo utuye bike ariko urabarusha bose. Hari abagiye gutura bibonekeza. Uzima ngo yabyanditse se uwo nguwo yagiraga n'amajya batini bari bafite bagiye bayazana. Usiko naho ntabyuze. Siko bura bakenera batura kurusha abakire. Nta mukire buryo upfa gutura. Umukire atone insengero zubatswe n'abakire. Insengero bafitemo inyungu. Yihese. Ni nkuko kagaragara kugira ngo byumve. Rero twajyaga tujya mu rusengero kera. Ariko nka pastor akaba yatubwiye ngo turashaka kuba Patrick. Muja kumwiba. Kudoda. Kwanza ubere igitekerezo cy'inkuru zawe ni imimbano. Umva igitekerezo cyanjye bana. Yego. Gihimbe nkumve. Noneho mugahaguruka. Bura rusengero bamo abantu bagahaguruka umwe. Akatavuga ati ariko babiziranyeho. Ati ngene mu imodoka y'umucanga. Nta kintu azatanga. None bakatavuga ngo aleluya ngo amena bakatavuga babaririmbye ngo mukore ku byuma bakahita basirimba gake gake bakatavuga ati mu mwandike hakahita haguruka undi tinanye nemeye ikamyo y'amabuye n'amafaranga uwo ngo ikamyo y'amabuye ariko we ntago azi agakino kari banza wumve se uwo nguwo bataragerwaho ariko rero bashaka kwidodera wabyumvishe undi akahita haguruka ati njyewe nemeye ikamyo ya sima wawe nakahita haguruka ati njyewe bitewe n'ukuntu mbona bino bintu niba ufatana mikoro nanabivuga kuranye ibyambayeho bagira ngo ndi umubosi batazi ko ndi ikirara mu rusengero ubwo abarahagurutse wa wundi ariko udasanuka ati rwose nanjye bitewe n'ukuntu bino bintu bibona bigize gutya bimeze neza ati mbere miliyoni 10 ariko we ni izanyazo ariko urumva we ntazi ko akazungu narara yo mu nzira yes we ntagazi ko bagize gute bamukinye kazungu narara bura mu pasiteri mu urugusengero bafite abapasiteri benshi rero ugomba kwegera abantu baje kujya wasengera pasiteri umwe rugira pasiteri umwe ariho ubahagarariye yego nyine ubahagarariye intara baza wumve se ariko ndabikubwira aho nasengeraga cyangwa aho nasengeye hose abari pasiteri umwe hakaza umwungirije n'abakuru b'itoro ntago ari umwungirije ariko se abakuru b'amaterero babahari n'abagiye bakuriye ibyiciro bitandukanye yego abo byiciro bitandukanye bo barya muri yandi mafaranga batangamo nyuma aza kuvuga ngo hari amafaranga aza kuvuga ngo dutanga twebwe ngo umusanzu w'itorero ari badushishikariza no kuvuga ngo wa mugabo iyo bamajije kujya gutyo we yamavira kubera ko abayumvisha abandi babyemeye ubwo bahita bamuha mikoro agatangira akavuga ati ikintu cyaburi cyicimije kurusha ibindi nuko numvisha mushaka kwagura urusengero kamufite imitekerereze mizima abakristo bane nk'intama nta kintu babazi bari mu kigare uwo urimo kubivuga no wazanye igitekerezo cyo kwiba abantu se ibo ni pasiteri no butangiye ati rwose Imana iguha umugisha Imana iguha urubyaro abana baziga muri Amerika uceceka ariko uceceka yego uratumva mu kiganiro giye ndakumva byarangiza rero iyo byose byamara ko ubwo abaturage bagasohoka bamara gusohoka arukuntu rero abapasiteri bura nabezekoro bagarara ku muryango buri mukristo akaza wese amusuhuza barangiza bakagira gute bakagenda wundi sasa bakatamwinjiza baba bafite uko bagiramo za biro mu nsengero arayahasiga yamara ko yahasiga cyagasiga sheke babandi nawe akorera imodoka ye akigendera bakabaza kakoze igikorwa cyo gufasha umurimo w'Imana kandi nako ababigenda oyana ariko se pastor akahita gute akahita hamagara za mandwa ze bakagabagana bari ko n'utwara menshi bamara kugira aho ngaho naho wasengeye nakavuze se rero nanjye nyifungurwa nabuze izo nsengero zaraciwe n'izimwe zo mu rukaritsiye nanjye nyifungurwa nabuze ahantu njya ndavatira kanje gusenga ndagiye mageze babonye ukuntu nari nyambara ipantaro tayi pasi nambara agakweto keza aribwo kiva amageragere urumva ariko urazijya nta n'isaha ubwo ndagiye mpageze ninjiye mu rusengero bambaye nyine bagira ngo ndi umukire ubu njya kwicara inyuma batazi ko ari bugitaha bahita bambwira ngo hoya ngo wowe wicare hano hafi bakujyana imbere banjyana imbere nicara mu bantu bafite amafaranga urabyumva imbere hicara afite amafaranga barangije hicara wazindutse hoya tukuraho nta byiza nkumva nta n'ibyo uzi wowe ni ukuvuga ngo uruhande rw'abashoramari bamwe bavuga ngo urusengero ese niba tugira mu rusengero cyangwa tugira nko mu nama mu rusengero abana ari uruhande rw'abashoramari kuvuga ngo hamwe bavuga ngo mikoro yacitse bamwe bavuga ngo bagahita bitanga hakenewe bafure bagahita bitanga none hakaba n'ahandi rero hari no muri mbese iyo myanya nta muntu wakicaramo reka hari no muri gare
njyewe ndagiye nicariye inyuma muri gare mu bantu basanzwe baraje baraguhaguruka ndagiye ndicaye none baravuga abashyitsi bahaguruka ntabwo bari bambonye ariko akaba ari umudiya kure wari wambonye nibahaguruka ndagiye banza bumvise ndagiye nicariye inyuma mu ntuza mu rusengero maje kwicarira inyuma baravanga abashyitsi bahaguruke nanjye ndahaguruka babanteye imbone bahita bavanga rero yango weme niwe umushyitsi wenyine wari Weringe muntu ugaragara ko muri abandi bose bari baje baringetura nta nkweto bambaye. Watebeje. Natebeje. Naho nibwo ukiva amageragere. Naho niba nari maze iminsi n'imbere y'amageragere nabuze ahantu njya. Igihugu naranye ko merezayo. Ibyo ko merezayo. Ngo eba banatambutse barambwa ngo ninjye imbere mfata mikoro. Ndavuga ati rero narabuze ahantu nsengera ariko mbona ngiye kujya mbereza. Wabaze kujya gutanga amafaranga. Tukunze wumve. Ati kace. Ati umukristo n'uyu. Ubwo ahubwo nawe ubwa kufunguye. Birarangije yimaje kurangiza. Urara kujya kwemera agiyeyo. Kubera kubyiva kujya ngo ndi umubosi. Kuri none bahita bambatiza. Ntanize. Oya. Dore imbere y'Imana. Ubusana. Ubu wese watizwa ngo utanize. Nta n'umurongo n'umwe muri Bibiliya yanze. Ubwo bakotije muri uryo. None bambatije muri Yorodani. Bakotije muri uryo. Bambatije nyine nk'umukristo w'umukire. Bijya bataramenya ko umuti. None nyuma yo kubatizwa. Bazagere mu kwitanga rero. Ubwo banza bumvise ubwo ngubwo tuba turabatizwa tumaje kubatizwa bari bafite igitaramo kizajya kubera Rubavu. Yego. Bahita bafatira mu mushyire kuri site. Bahita bavuga ngo gutanga 15. None sinzi ukuntu biganirije umuntu ahita ngo ati pite ndaya gutangira. None babaza karenge bayatanze ya 15. Cyase tugiye Gisenyi. Bahita gahunda z'itora utangiye kuzijyamo. Tuba tugiye Gisenyi tumaje kugira Gisenyi ubwo bafungura urusengero rushyashya. Ubwo wajyo bararirimba bari banatetse. None bahita bavuga ngo wa mushyitsi mukuru njyewe nyine. Urumva ninjye cyugara cyiro mushya mu itorero. Titambuka ujye kwarura. Bajya kora babona naroye nk'umukinnyi. Utareba imbere yawe. Nareba iki? Nka bimwe Bogari yaruye muri MTN wacu muzi. Ngo margemba ndicaye ndarya. Twese kuri imodoka ndagaruka. Ariko cyaro base ari kunyuza amabati nta mukire waruri. Nta mukire waruragurika. Ariko banga ukubwiye. Ntago bumva ko nifitiye iki? Inzara ni uvuye ku kigori. Bantu ubwo turagiye. Turagarutse Kigali tuje garuka Kigali dusubirayo noneho bahita bavuga ngo abica muri ruhande basigare. Inama y'abaterankunga. Nanjye nsigaramo. Nanjye basigaye nta kintu ndatanga. Uhagurutse ngo yitanze 100, uhagurutse ngo yitanze 30, uhagurutse ngo yitanze 5, uhagurutse reka bazakugereho. Ngiye bavuze zo ritanga batagenda yitanga 1000. Nta kintu bito gusubiza bareba hasi. Aga nawe romatende pe. Ariko no kwirarira koko. Oya no kuvuga ngo ubwo baravuga ngo murayatanga kuri kiki ngo ni kuri momo. 1000 mu bontu wasigaye mu wakire. Ugabizera batashye. Oya no kuvuga ngo izi ntama ziba zanatashye kare. Batazi ibyo ari byo. None mpamvu ubona ku rusengero hari abadamu batajya bavayo. Baba bafite amabanga y'itorero. Sigara mu nama y'itorero. Oya harimo abadamu nyine bafunga imiryango bakayifungura. Wabyumvishe? Nose ukimara gutanga 1000 ibyo byagenze. Oya ubwo birakomeje none sinzi ukuntu rero haje umumama ukora muri RCS wakoraga muri RCS wakoraga muri bio wakoraga muri baga wakora yarasubwe RCS. Ariko ashunzwe biogaze muri RCS. Uwo mumama nawe akaba ari mu badamu b'abapasiteri. Buri mu pasiteri uyu baba mu rusengero. N'umugore abakomeye buri nta n'umuntu bamuvugaho. Ubwo no mudamu baravuze ngo ngo kabi ngo biti muri byiza. Ti amakuru se meza ti wageze hano utese. Ti niwe isenyerekeje. Ahita bwira pasiteri tuyungu naramuyoboraga hari ati yarafunze. Avuye magirage. Pasiteri abarasuhere. Pasiteri oya pasiteri we. Umupasiteri ni umugabo mwiza cyane. Urumva ko ngaho none utangiye kuvuga. Tuje kwanza wumvese. Abarambwiye ati se warafunze ndawe narifunze ngo niwatuyobora. Timvuye yirinda. Ahita njyana munza ahita nyihera senkana. Pasiteri. None urimo ko pasiteri ry'amaturo. Tuje kubanza wumve ntago tuje kubanza wumva barimo abapasiteri barenga 5. None se kugira ngo wemera ko kiba pasiteri bashwana mu rusengero bose bakavamo bagashiramo. Abyo nzibyo. Aguhase aguhasenkana. No se ugiye kuvuga ngo ntabyuzi ntaguze ko abapasiteri bava mu kiga abapasiteri bashwana. Bava mu kigali. Ntaguze ko abapasiteri bashwana mu rusengero agasigaramo umwe. Aguhasenkana niho twari tugeze. Yanyikubitiye senkane. Urangwa ati ntago nari imbizi rwose.
ubwo nkajya gumya nitabira gakeya ubwo hari kureba bavuga ngo basangire ifunguro ingaburo ryera nzi ko igaburo bavuga ngo igaburo ryera njyana isahani ebyiri utazi utuntu duto nzi ko nyine igaburo ryera ubwo kujya kongera gukora ikirungo namanukanye envelope irimo amasahani 2 bategeye kugera nirire na ninyweye ku igaburo ryera ngomeze ngene mbibira mu bakire gake mageze ndabanze nakaraba amaje gukaraba ndindira ngiye kubona mbona nta kantu bafata banza bumvise bahaye uwa mbere dore ngitambaza umuntu ngo none se iri n'iryo gaburo ryera neza wabatije gutazi igaburo ryera banza bumvise nditavuga ati ariko none buri ati ibindi biri inyuma ati ni ibi ngibi ndavuga ngo iki kiri bakigaburo ryera bakubita imyaka ukarya ugahaga wabyumvije none se wabatijwe utazi n'igaburo kandi narigize niyiga ariko kinacyo ntabwo cyabyumvije sinigize niyiga ya rero rusengero narwo nijya burane kabisa ntabwo rigize niyiga baje gukura mu bakire gute baje kunkura mu bakire gute baje kunkura mu bakire oya no kuvuga ngo ubwo rero sasa bahise bategura kuza kunsura he iwanjye ahomba iyo baje kugusura babaga baje kugusura nyine watekaga amakoko ugateka amanyama n'iki njye ntabwo tuzana n'ifite ndetse ajya kwigurira ibigori n'ibishyimbo batekera imvungure nkanaga n'utuboga umudamu twari duturanye bita mama Mayeri ama ibiyiko 5 bya nido ibiyiko bingahe 5 bya nido baraza bamaje kuza ubwo muhereza kandi mbicaza kuki kumusanga oya bicaye ku gitana amatora ko nabaga muri chambrette ubwo wese bari bangaye baza ari 3 bari gusura umwizere bategereje ifunguro nereka mbere bya bisoperi n'iki bararura bamaje kwarura nako murapfundura basanga ni ibigori bashaka kubirukamo biranga kuvuga ngo ubundi bakoreza abantu bajya ngo biprofitire nabo birire kuri izo nkoko ariko sugo umuntu akibona nani intebe ziri mu nzu abategereje intebe karerabaga muri chambrette n'ibyo mubwira umuntu akibona iyo chambrette abayitegerejemo inkoko ubwo birabaye bimaje kuba ubwo barariye bamaje kurya barasohoka nibwo bageze bakora inama barabata bamuntu n'umutindi n'igihuha baba kuretse uko twagiye turya ibigori byumva handi nuko bakuvuye kandi abandi baryaga iki inkoko ariko icyo cyari abo pastor bose baje wanjye baratandukanye urabyumva n'ibishaka kubwira